Mperutse kwicarana n'abakobwa bari kumwe n'abasore, bambwira ukuntu ngo abakobwa basigaye banuka, like bafite oderi itari nziza. Hari ukuntu umuntu anuka, urabizi, agira reka ne gukoresha kunuka, urabizi ko hari igihe umuntu agira ibyo bita igikara, kunuka igikara. Murabizi ko bijya bibaho, hari abantu bibaho, ariko sinzi nimba ubu ngubu bigihari, ntago mbizi nimba bikibaho, ariko mu myaka yashize byabagaho, ugasanga umuntu afite ikintu cy'ioderi, yagucaho ukumva nyine utazi ukuntu kijennye, murabizi. Ariko muri iyi minsi hari ikintu cyo kuvuga ngo abakobwa baranuka, abakobwa basige banuka, runaka aranuka, runaka. Hari impamvu njye nabonye ebyiri zisigaye zituma abakobwa bagira oderi itari nziza, bagira oderi mbitu. Mani, kumva umuntu aguciyeho, umukobwa arasa neza fresh, umukobwa arasa neza sana, urabona ewana arashininga bien, yakunyura iruhande ukahita uvuga niwe numvishe, ugatangira kuraranganya amaso ngo urebe nimba ku ruhande rwanyu hari undi muntu utakarabye. Kumbe ari we afite wig iragera nka hano, afite ari high class, ariko aranuka. Mani, ukumva umuntu aranuka tu, kumva ufite icyuka kiri kugukubita bien na bien. Muzi impamvu basigaye bafite icyo cyuka cy'ioderi? Abakobwa benshi ntimucyambara amakariso, niyo mwambaye ikariso wambara string. Kwambara ikariso, mani, biri munanire kubivuga, ariko abakobwa, abantu b'igitsina gore, murabizi. Nabuze ukuntu mbivuga, ariko murabizi. Ikariso, mani, kuvuga ibintu biba bijennye tu, ariko nta kundi, murabizi. Hari ibiboro bimanuka, bikunze kumanuka cyane cyane abakobwa abenshi, ntago ndi kubuvuge bose, ariko abenshi murabizi ko basambana, noneho bamara gukora sex n'abatipe, yarangiza benshi ntiyitawaze, cyangwa yanakwitawaza akahita yumva birarangiye akagenda, ukabona yahise akubitamo style ye aragiye. Mu masaha nk'abiri yagucaho ukajya wumva ukumva uzi impamvu abakobwa cyangwa abantu b'igitsina gore mujya mwibeshya yuko biriya biboro abajama babasigamo bihita birangirana, biba byarangiye? No, biragaruka bikamanuka, birongera bikaza kumanuka.
harya igihe bimanutse, ubwo nanze kubivuga mbyeruye, igihe bimanutse wamaze kwambara wagiye bijya he kandi nta kariso wambaye? Buriya ni wo mumaro w'ikariso. Umumaro w'ikariso murabizi, umukobwa uri nomo, umukobwa uri muzima uri normal, hari utuboro tujya twizana muri sex, reka mbivuge gutyo, tuboro tujya twizana, muratuzi, tugaragaza ko umuntu ari muzima, umukobwa ari muzima ameze neza, cyangwa se ibyo bita ububobere, of course buragaragara inyuma. Umumaro w'ikariso rero ni uwo kudufata tukaguma hariya paka igihe uri buze gukarabira, ntituze ntibize kujya ahantu henshi hatandukanye. Kandi kubera ukuntu baba barakoze amakariso, haba harimo akantu kameze nka koto kabigumanamo imbere. Iyo utambaye ikariso rero cyangwa ukambara string, biramanuka bikajya mu myenda wambaye. Noneho hari igihe usanga umukobwa yambaye string yarangiza akambara n'agakanzu kagufi. Uzi ibyo bibori iyo bije ahantu bijya muri ka gashumi, bigahita bijya no ku mwenda wambaye. Kwa kundi wicaye biramanuka bikajyaho, kugenda unukira abantu. Ikindi, ibyo suko simbivuze bwumvikana, mbivuze mu buryo bwumvikana, sibyo abantu mwese bakuru mwabyumvisha. Hanyuma ikindi kintu gituma abakobwa basigaye bagira oderi itari nziza, gusa biragaragarira inzara. Okay, ndaje mbashyireho video yerekana inzara uburyo ziba zireshya, kuko izanjye zo ni ngufi, izanjye zakora buri kintu cyose, izanjye zo ni ngufi, sibyo? Inzara zanyu bro, hari inzara uba ufite ku buryo udashobora koga muri sexy neza, hari inzara uba ufite. Mama Scovia niwe wavuze ngo yaganiriye n'umukobwa ngo aramubwira ngo afata cya kiboro cya robine ngo akohereza amazi ku mpande. Se bishizeyo buriya ku mpande nta mwanda wagiyeho. Iyo utahakarabye neza rero ngo ukohereza amazi gusa, kubera ko inzara niziri bukoreho ngo zihakorera isuku neza, bikaza kurangira wuzuye umwanda, bikaza kurangira wa mwanda uhuye n'udukari, uhuye n'uduki twose, ugatangira kugenda unukira abantu. Hari abandi, ari umutipe twari turi kuri seti, umutipe aravuga ngo ari igihe ukora sex n'umukobwa ngo ugahita ubona arabyutse arambaye aragiye. Can you imagine? Noneho ngiye mfite experience ebyiri. Hari ahantu twe turi muri shooting, umukobwa mwiza wa wundi uvuga ati uyu mukobwa nta nenge n'imwe afite. Man, twe turi mu cyumba turi kwambara nyine kwa kundi bamuhindura imyenda muri kuri seti, ngiye kubona mbona agiye muri toilette yo mu nzu, agiyemo avuyemo ntiyafurashinga, arasohoka arigendera, kandi yari yakoze ibikomeye. Mu kazi nkora ku budozi, undi nagiye kubona mbona nzaniye ipantaro ngo ninyigabanye mu mupando nini, mbabwiye ibintu nabonyemo. Mani no kuyifata byari byananiye, yaranukaga iyo pantaro, kandi baze ko namaze kuyikora umukobwa ahita yambara arakomeza aragenda. Haryo nguwo iyo hamaze kuza amakokere bigenda bite? Iyo yabyinnye yo yishimye bigenda gute? Icyokere cyamanutse. Si kwa kundi mwicara munukira abantu. Mureke kunukira abantu, mugire isuku mwa bakobwa mwe, kanigendere.